abavuga ko umuntu yapfuye yitabye Imana byo wabivugaho iki? Umuntu yitabye Imana ntabwo apfa. Imana iraduhamagara buri munsi tukayitaba kandi mu kinyabupfura. Gusenga ntabwo birangira. Gusenga birangira umuntu yapfuye cyangwa yagiye mu ijuru mu bundi buryo. MGN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Siganuza Benge mu bumenyi n'ikoranabuhanga, Siganuza Benge mu muco n'imibereho myiza, Siganuza Benge mu bukristo n'ivugabutumwa, Siganuza Benge mu ishoramari n'iterambere, Siganuza Benge mu mubano n'imibanire. Ni mu kiganiro Siganuza Benge. Mwana wanje ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Iyi ni MGN7 ndi Banamwana Ramadan, ndabakunda. Dushimiye mwe mudukurikiye kuri MGN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. So mu kiganiro Siganuza Benge by'umwihariko ku bakristo n'ivugabutumwa, nk'uko mubireba imbere ya kamera tuhafite umutumirwa twashimye ko tubana uyu munsi, akaba inshuti ya MGN7. Munyemerere ntangire mwakira atwibwire anasuhuze abakunzi ba MGN7. Muhawe ikaze. Murakoze. Ndabashubuje abakunzi b'iki kiganiro Siganuza Benge. Nitwa Manirahari Jean Baptiste, niyo mazina yanjye. Nkaba ndi umugabo, nkaba ndi umukristo, nkaba ndi umuvugabutumwa, mfite umugore n'abana 4. Murakoze. Yego Jean Baptiste, mw'ijambo rimwe hamya kwera ku Uwiteka Imana mwamenye. Imana twamenye ni nziza kandi kwera kwayo ntikumenyerwa. Igira imbabazi nyinshi kandi itinda kurakara. Yego. Jean Baptiste, muravuze ngo muri abavugabutumwa, mwakiriye agakiza ryari kandi munadusobanurire ngo agakiza ni iki? Nabatijwe 2005, nakira agakiza 2008. Utagakiza ni iki? Yego. Agakiza ni impano y'Imana tubonera muri Kristo Yesu. Buti agakiza ni impano y'Imana tubonera muri Kristo Yesu. So mu ijambo ryanyu muravuze ngo mwabatijwe 2005 ariko mwakira agakiza 2009. Urwo rugendo kuki byatinze? Twebwe tubyumvise dukuremo iki, byagenze ute? Bishobora kubanguka kuri umwe cyangwa bigatinda ku wundi. Bitewe nuko yigishijwe cyangwa yasobanukiwe. Urumva mbuzi igihe nabatirijwe, kubatizwa umubatizo wa Yohana wo kwihana ibyaha cyangwa kubyatura kubivuga. Urumva bifata imyaka 3 kugira ngo nakire uwo Yohana yavugaga. Cyangwa ubutumwa bwiza Yohana yavugaga ko yavugaga ibyo gutunganya inzira z'Uwiteka no kugorora inzira ze, ariko akamenyesha abantu kuba ari harundi uraza hanyuma ari ufite ubushobozi bwo gukuraho bya bindi babandi bavuze cyangwa batuye, ndetse no kweza akanatunganya rwose. None urwo rugendo rwawe ni ibiki birukubiyemo? Urugendo rwanjye ibirukubiyemo, habayeho igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Kuko nari nizeye ariko ntazi uwo nizeye. Ni cyaguteye kwizera? Ni ubuntu bwansanze bwaje muri njyewe, ariko bufatanije n'ubutumwa bwiza. Ariko hamwe n'ubwo buntu nifuza cyane kumenya utanga ubwo buntu. Hanyuma fata urugendo rwo gusoma Bibiliya no gusenga. Nza gusobanukirwa rero agakiza ngo niki. Baptiste, hari abantu Yesu we yisangiye, ndatanga urugero nka Paulo cyangwa se uwo mugabo Yesu yaramwisangiye ubwo yajyaga ku kirwa cy'Idamasiko agiye kurenganya abantu. Hari n'abandi bakira ubutumwa kubera ko bumvise babwirizwa. Weho byagenze gute? Dusangize ayo mateka. Ubivuze neza ko hari abo Yesu yisangiye. Yego. Ariko yabasanze batitwa abanyabyaha ku rundi ruhande, cyangwa se bamwe bitwa abanyabyaha. Pawulo yamusanze akora umurimo w'Imana. Avuga ko wubwe n'ubyivugira ngo ari mu idini y'Abayuda. Yagiraga umwete wo kurwanya abitorero ndetse no kuririmbura. Hanyuma ahuye na Yesu arahinduka.
arangije arahindukira. yego ubwo rero Pawulo niwe uhamye uwo yamenye noneho kandi yakiriye. Ariko urumva ko nawe byafashe igihe kinini, ko yamaze igihe kinini ataramenya Yesu. Tuvuze ko agakiza ari impano ibonerwa muri Kristo, ibonerwa muri Kristo ariko ku musaraba. Ubwo rero nanjye urwo rugendo nyine ubutumwa bwiza bwambwirije agakiza, fata urugendo rwo kugira ngo nakire uwo nguwo noneho ukiza, binyuze mu ijambo ry'Imana no gusenga, habaho gusobanukirwa yego no kumenya ngo ninde utanga agakiza ninde. Yego, ni ukuvuga ngo hamwe n'ijambo ry'Imana harimo gusobanukirwa ngo ninde utanga agakiza ninde. So hararirimbwa ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Hari abantu bavukiye mu ngo zikijijwe bagakurira muri uwo muryo, bityo bakumva ko bo ntagiye bafite cyo kwibuka igihe bakirijwe, bakabiharira abihaniye bakuze. Ese umuntu ashobora kuvukana cyangwa se kuvuka akijijwe? icyo kibazo ni cyiza. Yego, birashoboka ko umuntu ashobora kwibwira ko yavutse akijijwe, cyangwa se abandi bakabimubwira nawe akabyizera atyo. Ariko umuntu abyara umuntu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. yego, hanyuma Imana niyo ibyara umukristo. Ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 13. Tubasome, tubasomere kugira ngo tuyoborwe n'ibyanditswe n'ibyo byiza. Yohana igice cya mbere umurongo wa 13. haravuzwe ngo kuko ari uw'ibihembo arahunga yite ku ntama. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 13 haranditse ngo, reka nsome, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yego, Imana ni ibyara umukristo. Nta muntu uvuka ari umukristo, nta n'umuntu uvuka akijijwe. nta muntu ubyara umukristo, nta muntu uvuka akijijwe. So rero birata bintera kwibaza iki kibazo, kuko iyo usomye hari ahantu handitswe ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni gute umuntu ava mu byaha? Urugendo rwo kuva mu byaha bigenda uti? Mu butumwa bwiza havuga ibyo Yohana yigishaga, akabatiza abantu ngo bakavuga ibyaha byabo, ariko akababwira ngo ninde ubaburiye ngo muhunge umujinya. Kuvuga ibyaha byabo niko kwatura, niko kwatura. Urwo rwari urugendo rutangiye rwo kugira gute, rwo kubivamo, ariko hakaza gukurikiraho urundi noneho rwo kubireka. Bakatura ibyaha byabo, barangiza kubyatura bakabatizwa, akababwira ati ariko uza hanyuma yanjye, uwo nguwo we andusha ubushobozi. Kubera iki? Ko afite ubushobozi bwo gukura kw'ibyaha, akabitwika, hanyuma akeza umuntu akera rwose. Urwo ni rwo rugendo rwo kureka kuva mu byaha, ni ukwatura ugahinduka ugahindukira. Urumva ari rwo ariyo procedure yo kureka ibyaha. Kuva mu byaha ni ukwatura ugahindukira, ukabireka ukabivuyemo. So ndabaza ikibazo, kwihana ni iki? Kwihana, yego, icya mbere kwihana ugomba kumenya ngo ndihana iki. Icyaha, igihano, ugomba kumenya igihano cyacyo ni ikihe, ni urupfu. Hanyuma iyo wihanye wikatira ikihe gihano, nta guca ku ruhande, ugomba kumenya igihano cy'icyo cyaha wowe ufite. Niko kwihana, kandi ugomba kwihana icyuzi. Bihana iki? Bihana ibyaha. Ibihano by'ibyaha ni ibihe? Ni urupfu. Ubwo mu kwihana rero ni ukwakira cya gihano, ukavuga ngo no, Pawulo yaravuze ngo mbonye ishyano rero kuko ntuye mu mubiri untera gupfa. Ariko abura ubuhungiro, Yesu abona Yesu aravuga ngo Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Kristo. Ubwo iyo ubonye icyo gihano ari urupfu, ubona nta kundi byagenda ari ugupfa. Hanyuma Yesu, uwo Yohana yavugaga, akavuga ati humura,
nturi bupfe ahubwo naje kukwitangira mu cyimbo cyawe. Aho niho kwihana. Hanyuma iyo wemeye rero ubwo umaze kwihana ahita guhindura, yamara kuguhindura nta gusiga, akaguhindukiza ukamukurikira. Muri make iyo umaze kwihana Yesu araguhindukiza ukamukurikira, ukava muri za nzira wari urimo ahubwo ukajya mu nzira yo Yesu akuyoboyemo. Bita bintera kwibaza ikibazo, ahari hari n'umuntu udukurikiye uri kukibaza, kwihana rero bikorwa gute? Muri make ni gute umuntu yihana akareka agahindukira? Ugomba kubanza kumva ubutumwa bwiza. Icyo nicyo cya mbere, kumva ubutumwa bwiza, warangiza kandi ukabwizera, uko no kubwizera ko ari ubukuri. Hanyuma ibyo byarangira umaze kumva ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza bukumenyesha iki? Bugizwe n'ibintu bitatu. Ubutumwa bwiza bumenyesha umuntu icyaha, bukamumenyesha aho ahungira, kuko iyo bumenyesheje icyaha gihita ako kanya kibyara urupfu. Bukamumenyesha aho ahungira hehe? Kuri Yesu. Yesu aba ari ku musaraba, apfuye mu cyimbo cy'uwo nguwo umunyabyaha. Hanyuma ntabwo birangirira aho ngaho ngo birarangiye, ngo ukijijwe ibyaha, ngo Yesu aragupfiriye ku musaraba. Yesu akumenyesha ko hari igihe kimwe noneho azakujyana ugatandukana n'ibyo byose ukajya mu ijuru. Ubutumwa bwiza bugizwe n'ibyo bintu bitatu, ni ukukumenyesha icyaha, umusaraba n'ijuru. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bugizwe n'ibyo bintu bitatu: kukumenyesha icyaha, umusaraba ariho hari agakiza, yego, hanyuma n'ijuru, yego. So ubwo birahita bihura no kwibaza ikibazo, kuvuka bwa kabiri cyangwa umubatizo, kuko ni ibintu abantu benshi bakunze kugiraho impaka. Umubatizo wakorwa ute? Umubatizo ni gute umuntu avuka bwa kabiri? Si natwe twenyine, hari n'abandi babyibaje imbere yacu. Ni kimwe abivugaho? Umubatizo ubwo uri kuvuga umubatizo no kuvuka bwa kabiri, yego. Umubatizo rero ukomoka iryo jambo ubwaryo kubatizwa mu mazi menshi, ukomoka mu ijambo ry'ikigereki rivuga ngo batizo, bivuga kwibizwa, gucubizwa cyangwa kwinikwa. Urumva ko ni nk'igishushanyo, ariko hirya y'ibyo ngibyo haba hari iki? Haba hari umubiri w'icyo gishushanyo. Yego. So tuzi wenda nitugaruka ku myemerere ya bamwe na bamwe, nk'uko mubivuze, batizo ni ijambo ry'ikigiriki risobanura kwibikwa cyangwa se kwinikwa, kwibizwa, gucubizwa. Yego. Hari abandi noneho bakora umubatizo wo kumenwa ku gahanga. Ese umubatizo nawo niwo cyangwa abatandukiriye? Niba twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, birakwiriye ko dukora nk'ibyo yakoze, kubera ko yasanze Yohana kuri Yorodani ngo amubatize. Yohana aravuga ati, ninjye wari ukwiriye kuza ngo mbatizwe nawe. Yesu aramubwira ngo byemere ubikore kugira ngo bisohoze gukiranuka kose. Ibyo umubatizo wo mu gahanga n'indi mibatizo yindi, umubatizo tuzi ni uwo nguwo Yesu yakoze, kandi yabatijwe mu mazi menshi, ndetse batizwa no mu mwuka, kuko umwuka wera yaramanutse. Yohana niwe ubibona neza, wabona n'ishusho y'umwuka, urumva ko afite n'andi maso. Umwuka wera yaramanutse ngo afite ishusho isa n'inuma, hanyuma ahagarara kuri Yesu, ijuru rirabihamiriza, riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ubwo urumva urwo rugendo, kubatizwa no kuva mu mazi, hanyuma noneho no guhamirizwa ijuru, ukabuvutsa ubwa kabiri, ariko ijuru rikabihamya. Haranditswe ngo, cyangwa se ni magambo ya Yohana ngo, uzaza hanyuma yanjye azabatirisha umwuka n'umuriro. Ese umubatizo w'amazi cyangwa se ni ngombwa? Ese kumaza iki? Umubatizo w'amazi ni ngombwa, ko maze kubivuga ko na Yesu yabikoze, kandi yabitegetse abigishwa be. Wenda twarebe icyanditswe, yaravuze ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abazemera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwuka wera. Urumva ni ngombwa rero.
muravuze ngo ni ngombwa, ariko tuzi ko hari abatubanjirije mbere y'uko Yesu cyangwa se Yohana baza ku isi. Abatubanjirije nka ba Eliya, ba Mose, ba Abraham, ko batakoze uwo muhango wabivugaho iki? Kera umubatizo wariho. Abakorinto ba mbere igice cya 10, umurongo wa mbere katubasome. Tubafashe Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa mbere. Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa mbere. Usome no kabiri. Abakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo waho wa mbere no wa kabiri. Dusomere. Haranditswe ngo, bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Urumva Pawulo ari kuvuga hano ngo sinshaka ko mutamenya, ariko abantu bo bashaka kutamenya. Sinshaka ko mutamenya, ariko abantu bashaka ko bo ntibashaka kumenya ko basogokuruza bose baciye muri ya nyanja yigabanije. Anabivuga neza none akavuga ngo ko babatirijwe muri cya gicu no muri iyo nyanja gutegekwa nande na Mose. Ubwo rero ubajije Aburahamu, wanavuga na Eliya, wanavuga na Yeremiya, wanavuga na Yesaya, wavuga na Maraki, wavuga abo bose ba kera batubanjirije. Hanyuma Pawulo avuga ko basogokuruza bose. Yego. Si ngombwa rero ko umubatizo w'umuntu wese wagomba kwandikwa, ariko tubonye ko kera umubatizo wariho. Kimwe nuko uyu munsi iyo ubatijwe n'ubundi nta gitabo byandikwamo hano muri Bibiliya. Kubera iki? Kubera ko ibifite umumaro ni ibi ngibi, kandi umwuka yadutoranirije ibikwiriye kugira ngo tube dushyitse rwose, tube umuntu utunganye. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. So no kuvuga ngo ntabwo mubatizo cyangwa se uko buri wese agiye batizwa byari kwandika. Ese aho ntabwo twagarukira aba bandi bakora nko bibatizo mu gahanga ndetse n'indi ishimikiye kuri yo? Murakoze. Twumvishe umubatizo wa kera ko baciye mu nyanja. Twumva umubatizo w'iki gihe ko Yesu yabatirijwe kuri Yorodani ayijyamo. Gusa ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana yaremye ibintu bitunganye, abantu bishakira ibihimbano. Hariho n'ibihimbano, kandi nabyo ni abantu nyine bishakira ibihimbano, ariko tugomba gukora nk'ibyo Yesu yakoze, kandi tugakora nk'iby'intumwa cyangwa se abahanuzi batubanjirije bakoze, kuko ntabwo dukwiriye guhimba cyangwa kuvumbura cyangwa se kuzana ibindi by'inzaduka bitari iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Dusomye icyanditswe kiri muri Mariko 12:24. 12:24. Dufashe kugira ngo wumve igituma n'abantu bakora ibyabo cyangwa se abantu bakunda kuyoba akeshi. Mariko 12 umurongo wa 24. Yesu arabasubiza ati, aho si cyo gituma muyoba, kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Amen. Hariho akabazo. Amen. Hariho akabazo. Urumva ko kutamenya ibyanditswe bivuze kuyoba ubundi. Kumenya ibyanditswe bivuze kumenya inzira y'ukuri, kandi inzira yo kwera, kandi izakugeza mu ijuru. Rero ibyo by'imibatizo yo mu gahanga iby'abantu n'iby'abantu bibaho, ariko twebwe tugomba kuyoborwa n'iki? N'ibyanditswe, kandi biruzuye, biranashyitse kuba byatugeza neza aho dutegekwa kugera. Uti ngo biruzuye bizatugeza aho dutegekwa kugera. So hari ikibazo nabaje mwabaye nk'abagisimbutseho ukuntu, kuko Yohana abatiza aravuze ngo uzaza nyuma yanjye kandi yaraje azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Ese aho ntibyatesheje agaciro umubatizo w'amazi? Aha, ubivuze neza. Yohana yahanuwe na Yesaya. Yego.
amwita ijwi ry'urangurura mu butayu, igice cya 40. Hanyuma aza guhanurwa na Maraki. Maraki amwita integuza y'Uwiteka. Arongera amwita umuhanuzi ukomeye Eliya. Urumva ntabwo byateshwa agaciro kuko Yohana yari maze gusohoza ibyahanuwe, ariko wumve ko ni integuza y'Uwiteka uzabanziriza Uwiteka akamutunganyiriza inzira. Ubutumwa bwa Yohana butunganya umuntu kugira ngo Yesu aze ajye muri we. Ntabwo twavuga yenda ibiri hirya y'iryo jambo, kuko ubutumwa bwa Yohana bufite agaciro. Hanyuma nawe akanoneho ababubwiye noneho akababwira ko bitarangiriye aho ngaho, ahubwo hirya ye haraza undi akagira ate, we noneho afite umubatizo utari w'amazi, ahubwo arabatirisha umwuka wera n'umuriro. Kubera iki? Amazi, Yohana aravuga ngo ngende batirisha amazi, ariko babwira ko amazi nubwo bari kwatura ibyaha, amazi adafite ubushobozi bwo gutuma babireka. Aha ababwira Yesu impamvu babwiye umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera umuriro uratwika ugakuraho ibyaha, umwuka wera ugatunganya. Aho rero niwe noneho iyo ibyo ngibyo bimaze kuba, Yesu ajya atunganye n'ubundi kandi aho yitunganirije ariko kubamwemeye. None aho ntibyaduha cyangwa se byashishikarizwa umuntu aho kugira ngo yirukangire mu by'imibatizo, akirukanyira gushaka Yesu kugira ngo amweze amutunganye. Iyo nzira yo kuvuga ngo ugiye kwirukanka ujya gushaka Yesu utabanje kumva ubutumwa bwiza ngo batizwe, waba iyo nzira uyikuye hehe? Iryo jwi waba uryumvishe hehe? Waba uyobowe n'iki aho ngaho? Ndatekereza neza ko n'ubundi ariko hariho n'abibeshya. Harubanza igiheruka kandi yakabanjije kimwe. Aho nanone ni hahandi ho kuyoba. Twavugaga ko niki gituma mutamenya ijambo ryanyu, niki gituma mutamenya igituma muyoba, nuko mutabasha kumenya ijambo ry'Imana cyangwa se ubushobozi bw'Imana. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo icyo nibaza ni iki, cyangwa se hari n'undi kibaza udukurikiye kano kanya. Ni ukuvuga ngo hari abantu ubwabo bizera ko umubatizo ubakiza. Usibye n'icyo, ntabwo ndumva neza, wenda icyo muraza kugisubiza nacyo, ariko icyo ndi gushaka kumva ni iki, ko uwabatirishije cyangwa se uzabatirisha umwuka n'umuriro yaje ku cyubatizo wa mbere ukiriho w'amazi wa Yohana. Impamvu ukiriho ni uko n'abantu bagomba kwigishwa na Yohana. Yohana yarigishije akavuga ngo ni ijwi ry'urangurura. Twumvishe ko kandi yabwiraga abantu ngo mugorore inzira z'Uwiteka, mutunganye inzira ze. None umuntu yakwakira uko n'uyu munsi hariho kwakira Yesu, kandi ntabwo akaba ari za zindi zo kubanza kugorora inzira z'Uwiteka no gutunganya inzira ze. Kandi Yesu aho ngaho akaba ariho aza. Niyo mpamvu umubatizo ukiriho, kandi urumva si igihimbano, ahubwo ni n'umuhango cyangwa se inshingano Yesu yasigiye abigishwa be. Arababwira ngo mugende mu mahanga yo mu isi yose, muhindure abantu bose abigishwa banjye. Hanyuma iyo bamaze guhinduka abigishwa ba Yesu, abo bigishwa ba Yesu bigenda gute rero? Arababatiza mu mwuka n'iki no mu muriro. Nuwa ngo kugira ngo ubatirishwe cyangwa se ugere kuri uru rwego rwo kubatirishwa umwuka n'umuriro, uhera ku mubatizo w'amazi wa Yohana. Rwose. Bwate bintera gusubiza cya kibazo kivuga ese abantu bizera ku mubatizo w'amazi bakiza ni iki wabivugaho? Reka nsome ibyakozwe n'intumwa kugira ngo batumva ko kubatizwa mu mazi biba birangiye. Igice cya 19. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19. Kampasome kugira ngo twihute. Yego. Igice cya 19 umurongo wa 3.
n'uwa kane. Arababaza ati mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ari we Yesu. Ubwo urumva ni ibintu bibiri. Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, ariko abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ari we Yesu. Rero uwizera uwo mubatizo umwe akumva ko birangiye, aracyafite urugendo. Namubwira ko afite urugendo, kandi urwo rugendo ni narwo ngombwa rwo kumenya no kwizera no kwakira uwo nguwo Yohana avuga ari we Yesu Kristo. So murakoze cyane. Hari ikibazo kibazwa n'abantu benshi cyane. Imana tuzi ko Imana ari imwe, ariko amadini cyangwa se amatorero menshi birata bintera kwibaza ikibazo, ni irihe tandukaniro riri hagati y'idini n'itorero? Tandukaniro riri hagati y'idini n'itorero, yego. Dufashe ibyanditswe cyangwa se tuvuze mu ncamake, idini ni abantu, itorero ni Kristo. Ubwo wavuga ngo idini ni abantu, itorero ni abantu bari muri Kristo. Hari icyanditswe kimwe Pawulo ajya avuga ngo nkiri mu idini y'Abayuda, ngo nagiraga umwete wo kurenganya, ishyaka ryo kurenganya b'itorero. Yego. Wenda turebye tukareba icyanditswe somo ryo rivuga ku itorero, wenda twasoma ibyanditswe bivuga, katureba icyanditswe kiri mu Befeso. Abefeso kangahe? Nzema kurebere Befeso wahavuga tukagufasha. somera Befeso 2:3, igice cya 2 ku murongo wa 3. Some twumve. Haranditswe ngo Abefeso igice cya 2 umurongo wa 3 ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Kandi kubwa kavukire twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Rekaze nkushakire ikindi cyanditswe kiri mu Abagalatiya 1:13. Abagalatiya 1:13. Kamasome cyangwa uhasome. Yego, reka dusome Abagalatiya igice cya 2 ku murongo waho wa 13. Haravuze ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura noko. Mwumvishe ingeso zanjye nagiraga nkiri mu idini y'Abayuda, ko nagiraga nari mfite cyangwa ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana. Nari nkabije kurenganya itorero ry'iki? Ry'Imana. Ubwo wumve ko idini ni iki? Ni abantu. Hanyuma abo bantu bakaba batagira gute, batari mu itorero, ahubwo barwanya itorero. Ubwo twavuga ko idini ari umubiri, itorero ari Kristo. Abakristo bari mu ki? Ni abantu bari muri Kristo. Noneho wumve ko ushobora kumbwira ngo umuntu yava mu idini akajya mu itorero. Birashoboka, ariko si ukuva ahantu ujya ahandi. Pawulo amaze noneho guhindurwa na Yesu, amaze kumenya itorero, amaze no kuribamo, ntabwo yatandukanye na ba bandi, ahubwo aravuga ngo yamaze igihe kinini abemeza ibya Yesu, ajya impaka nabo, ntabwo yabavuyemo. Yava mu idini akajya mu itorero. Urakoze kubaza icyo kibazo. Icyo gikorwa ntabwo ari ukuva hamwe ujya ahandi.
ahubwo ni igikorwa gikorerwa mu muntu, kubera ko idini ni umubiri. Mu bundi buryo itorero ni Kristo. Bivuge ngo ni ukuba uri umuntu ukajya mu itorero. Reka dusome wenda icyanditswe kivuga iby'idini. Dusome Abagalatiya, somera 1:13. 1:13 haranditswe ngo reka masome. Yego. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera, ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya ab'itorero ry'Imana no kuririmbura. Uwo ni Pawulo bivuga ko yari ari mu idini y'iki y'Abayuda, akagira ingeso zo kurenganya no kurimbura itorero ry'Imana. Noneho itorero ni Kristo. Reka dusome Abakolosayi. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18. Abakolosayi igice cya mbere hasome. Ntacyo niba mwabonye mwatamusoma. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18 haranditse ngo hasome. Yego. Niwe mutwe n'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Imana yacu ishimwe cyane. Niwe torero. Hanyuma twumvishe Pawulo ngo ari mu idini, yari mu idini y'Abayuda. Kera yabaga mu idini y'Abayuda. Hanyuma ahuye na Yesu ajya mu itorero. Ariko si yavuye hamwe ngo ajya ahandi, ahubwo amaze kumenya Yesu no kumusobanukirwa no kumwakira no kuba muri we, ngo amara igihe kinini ngo noneho abwiriza Abayuda ibya Yesu, ngo akajya impaka nabo. Urumva ko ntabwo yatandukanye nabo. Uyu munsi rero ahubwo abantu barwana no kuba bava mu itorero ngo bajye mu idini. Si ukuva hamwe ujya ahandi, ahubwo ni ukuba uri umuntu uri muzima, ahubwo ukaba noneho ukava mu idini. Si ukuva ahantu ukinjira mu itorero. Aho ni hehe? Ni muri Yesu, kuko Yesu aravuga ngo nimuguma muri njyewe. Niwe torero, Bibiliya niko itubwiye, kandi niwe tangiriro, akaba n'imfura yo kuzuka, kugira ngo abuhebuje byose. So nukuvuga ngo ijambo dini ni ijambo ry'igiswahili, mu Kinyarwanda twavuga ko ari imyizerere, cyangwa se mu Cyongereza ni faith, religion. Komeza. Ni ukuvuga ngo ni mpamvu hariho idini y'Abayisilamu, ubwo ni imyizerere y'Abasilamu, idini y'Abadeperi, ubwo ni imyizerere y'Abadeperi, idini y'Abakatolika, idini y'Abadivantiste, nuko. So none bihuze n'iki gihe hari ijambo muvuze ngo umuntu ntabwo yakwiye kuva ahandi, ntabwo ari igikorwa kiba ngo umuntu ave hamwe ajya ahandi, ahubwo ni igikorwa kiberamo imbere. Bisobanurira abantu babyumve neza. Icyo ni ikimenyetso cy'ukuri kuvuga ngo idini yaba ngaba. Icyazanye Yesu mu isi ni iki? Bagiye kumwereka imyubakire y'urusengero, hanyuma ababwira ko ibyo bamweretse ngo bubatse imyaka 40 ari bubisenye, hanyuma akabisenya umunsi umwe akabyuka mu minsi 3. Bibiliya ikavuga ngo yavugaga iby'urupfu rwe, gusenya imyizerere, imisengere y'abantu n'imyemerere yabo. Ariko ibyo birakorerwa hehe? Si ugusenya iyo nzu, ahubwo arabisenya hehe? Mu muntu. Abantu nibemerere Yesu, asenye imyizerere y'abantu, asenye n'imyemerere y'abantu, asenye n'imisengere yabo, ahubwo Yesu abayobore. Bamwemere, bamwizere kandi abayobore. Bamwemere, bamwizere kandi abayobore. Okay, ni gute umuntu yamenya ko ari mukuri ahari idini arimo cyangwa itorero arimo? Iyo uvuze idini nanone ubwo busubira inyuma, ahubwo iyo uri mu itorero uba uri mukuri. Kubera ko Yesu niwe nzira, akaba ari nawe kuri. Urumva ntabwo ari inzira y'ukuri, ahubwo niwe kuri. Iyo uri muri we rero uba umufite kandi nawe abagufite. Ubwo rero kubimenya ni ukuhe? Ni ukuba wowe nyine ufite Yesu muri wowe, hanyuma nawe akaba ari hehe? Ufite Yesu muri wowe, ariko nawe ubwawe ukabuhamanya n'umwuka w'uwo nguwo wizeye, kuko kuri muri iyo nzira.
So impamvu mbaje kuriya mu ijambo ryanyu mwavuze ngo mu itorero cyangwa se igikorwa cyo kuba mu itorero ntabwo ari igikorwa gikorerwa kuva hamwe ujya ahandi, ahubwo ni igikorwa gikorerwamo imbere mu muntu. Ngo mu idini ubarizwamo ushobora kuba uri mu itorero ariko uri mu idini itandukanye n'undi, mwese muhuriye ku itorero. None ni gute umuntu yamenya ko aririmo? Nibyo, ushobora kuba uri mu idini kuko amadini twumvishe ko afite amazina, yego, ariko wumve ko ari abantu nyine, ni abantu. Hanyuma abantu bari mu madini bashobora kuba hari abari muri Yesu koko, nibyo. Kandi umuntu wese ahari birashoboka kwakira Yesu, kandi akaba muri wowe nawe ukaba muri we. Birashoboka rwose, atari ukuvuga ngo reka mva hanjye ahangaha, reka mva hanjye ahangaha, reka mva hanjye ahangaha, kubera ko nta mwana w'umuntu hano mu isi ubonerwamo agakiza utari Yesu. Yego. Murakoze cyane. Nshaka mbaze ikibazo kimeze gitya. Abantu turi kuva ku Uwiteka kuko atari gusubiza ibyifuzo byacu. Ese kudasubizwa biterwa n'iki muri iki gihe? Uvuze neza ko ubajije ngo abantu bari kuva ku Uwiteka kubera ko adasubiza ibyifuzo byacu. Ariko ni ibiki Yesu cyangwa se Imana igomba gusubiza? Yigisha abigishwa be uko bakwiriye gusenga. Icyo tuba twahanze amaso ni ibyifuzo byacu, sibyo. Dukwiye guhanga amaso ibyifuzo by'Imana. Mbere na mbere yabwiye abigishwa ukuntu bakwiriye gusenga. Mu isengesho babwiye icya mbere bagomba kwitaho cyane muri iryo sengesho ni ibyifuzo by'Imana. Kandi ibyo ngibyo bisubizwa vuba cyane. Kubera iki? Icyo ni Imana idushakaho cyane, ibindi bikaza nyuma y'uko twashize mu bikorwa ibyifuzo by'Imana. Ikindi nuko uvuze ngo ni ibyifuzo, hari n'abavuga amasezerano. Amasezerano yose yakomejwe n'amaraso. Hari n'abafite amasezerano atariyo. Ikindi iby'Imana birera. Hari n'uburyo baba batiteguye no kubyakira. Bikanaba bana bishobora no kuba amasezerano ariyo Imana yabahaye yiteguye no kuyasohoza, ariko bo batiteguye kuyakira kubera ububi bwabo. Gute? Imana yigusezeranije ikintu, ikigusezeranya nk'umuntu utunganye kugira ngo iguhe isezerano. Kugira ngo risohoze rero nuko ugomba kubona ubundi utunganye, kuko biva mu kuboko kw'Imana byose birera. Ni ukuvuga ngo rero hagati yo gusezeranwa no kwitegura ko amasezerano asohora, Bibiliya muri Zaburi haravuga ngo kugeza ubwo ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga. Uwo ninde? Ni Yosefu. Iminsi yamaze ari kugeragezwa kugira ngo isezerano rye risohore, ntabwo yigeze kwiyanduza. Inkuru barazisomye abantu benshi cyane, ariko bataranazisomye bazisoma mu gitabo cy'Itangiriro. Mu gihe yahawe amasezerano ari umwana kwazaba umuntu ukomeye cyane, kandi bende se bazamupfukamira bakanamwubararira, ndetse bimara igihe kinini cyane ariko ariho ageragezwa, ariko yaririnze cyane. Imana yacishimwe cyane. Hamwe rero no guhabwa amasezerano, abantu benshi bavuga ko Imana yatinze gusohoza amasezerano, ariko n'amasezerano Imana iba yarabahaye ntabwo ibaha igihe cyo kuyasohoza. Ahubwo Imana iha amasezerano abantu bagaha Imana igihe, kandi Imana yasohoza mu gihe cyayo rwose. Ariko ndongera ngaruke, ndikumva ku giti cyanjye ntanyuzwe, bishobora kuba bihuje n'undi muntu uri kutwumva. Ni gute muri iryo dini urimo wamenya kuri mukuri? Ni gute wamenya kuri mu itorero bwite cyangwa se neza? Hari cyane twe twigeze gusoma gishobora kuyobora umuntu akamenya ukuri arimo. Iri jambo ry'Imana rirahagije. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira kureka no kumutunganya rwose, kugira ngo uwo muntu abe ari umuntu ushyitse, yuzuye, atari ikizinga cyangwa umugayo imbere y'Imana. Ubwo wumvishe ko ugarutse kuki? Ku byanditswe, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana.
niryo rimenyesha umuntu ko ari mu nzira, ko atari kwibeshya cyangwa atari kwishuka. Murakoze cyane. Muravuze ngo ijambo ry'Imana, ariko tuzi n'abandi barikoresha biba abantu babashuka bakaba babambura barikoresheje. So noneho hari n'abandi barikoresha bakayoba kandi bakoresha ijambo ry'Imana. Ni iki wabivugaho? Ijambo ry'Imana ntiriyobya, ijambo ry'Imana rirayobora. Yego. Abantu cyo kora bashobora kurikoresha, hariho n'ubujura nyine bwitwaje Imana mu gihe nk'iki ngiki. Ariko ni bande bayoba? N'ubundi n'abari bayobye. Gute? Niba nje mfite ijambo muri njyewe, uzaza kunkoreshaho iby'ijambo ry'Imana ugamije uburiganya, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nta ubasha ko ibyanditswe byera bisobanuzwa ibindi byanditswe bindi, kandi nta ubasha kubisobanura kiretse umwuka wa wundi uwuhe uwabyandikishije. Nubisobanura mu mubiri ukabisobanura ugamije ikindi kintu, njyewe ndi mu mwuka cyangwa se ndimo umwuka, ubwo ndavuga nanjye ndimo rya jambo. Yego. Nzakumenya. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo bazamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ukuri ni nde rero? Umuntu naza avuga ikinyoma tuzakimenya kuko tuzaba dufite ukuri. Ukuri ni nde? Ni Yesu. Ukuri ni Yesu. Bise binyibutsa, reka mbaze ikibazo, ni ijambo rikunda ryagaragaye cyane cyangwa se yagiye risubirana. Ni ijambo Uwiteka abwiraga Abisiraheli binyuze mu kanwa ka Mose ngo mwitondere amategeko n'amateka byanjye. Bivugeho. Amategeko n'amateka cyane, iryo jambo ryatangiye cyane mu gitabo cyo Kuva. Uhereye muri icyo gitabo cyo Kuva ugakomeza mu Balewi, kubara, gutegeka kwa kabiri Yosuwa, ugakomeza ukazamuka aho hantu mu bami ba mbere ba kabiri by'ingoma, ugakomeza harimo icyitwa amategeko n'iki amateka y'Imana. Kwitondera rero amategeko n'amateka y'Imana. Amategeko amaziki. Amategeko amenyesha umuntu icyaha ariko ntafite ubushobozi bwo gutuma kireka. Impamvu bigomba kugenda bifatanye rero, amateka y'Imana ari mu imbaraga zo gutuma umuntu areka iki, areka icyaha. Niyo mpamvu Imana yakomeje kubihanangiriza cyane kwita ku mategeko n'iki n'amateka. Isengesho Habakuki yasenze yaravuze ngo twumvishe inkuru zawe ngo zidutera ubwoba. Urumva ari abategeko, ahubwo ni amateka y'Imana yumvishe. Yumva agize ubwoba, ahita avuga ngo none uhembure umurimo muri twebwe. Imana yacishimwe cyane. Amen. Bivuga ngo ni amateka yumvise, yumva amateka y'Imana, yumva Imana ko yakuye Abisiraheli ubwoko bwayo, ibukura mu gihugu cya Egiputa aho bari babaswe, ibambutse inyanja itukura ibajyana mu butayu, ibatungisha. Aho ngaho ntabwo ari amategeko, ni amateka y'Imana. Ibatungisha manu, ibyo kurya bivuye mu ijuru, ibaha isezerano ryo kubajyana mu gihugu cy'amasezerano. Hanyuma abayisuzuguye Imana irabica bagwa mu butayu. Ayo ni amateka y'Imana. Nibyo ndi kukubwira ko bituma amateka y'Imana arimo imbaraga zituma abantu bareka ibyaha bagatinya Imana kandi bakanayubaha. Hanyuma amategeko yo amenyesha umuntu icyaha. Amenyesha umuntu icyaha, kandi amategeko umuntu wese arayafite, ariko abantu bose ntibafite amateka y'Imana. Amategeko umuntu wese arayafite kubera ko umuntu yubatswe n'amategeko y'Imana. Pawulo yaravuze ngo umuntu napfa adafite amategeko azarimburwa cyangwa azacirwaho iteka adahowe amategeko, kubera ko umuntu nakora icyiza azaba yigaragarije ubwe, ngo azaba agaragaje ubwe ko amategeko yanditswe muri we. Urumva rero umuntu akozwe n'amategeko y'Imana, ariko amategeko ntafite imbaraga zo gutuma umuntu areka icyaha, ariko ahubwo amateka. Niyo mpamvu bigomba gufatana, amateka n'amategeko y'Imana. Hanyuma na Yesu yaje mu isi nawe afite amateka, kuko hari amateka we yavuze abantu bagomba kumenya. Yaravuze ngo abantu bamenye ko umutware w'abisi aciriweho iteka. Ayo ni amateka nayo tugomba kumenya, hirya yo kumenya ijambo ry'Imana. Kandi ubundi ijambo ry'Imana ni itegeko ryayo. Tugomba no kumenya none iki amateka.
niyo mpamvu yabihanangirizaga cyane kugira ngo batamenya kimwe. Kumenya kimwe ntacyo bimaze, ahubwo kumenya ibyo byose nibyo bifite umumaro. None tuvuge ko kuba ibyaha biri kugwira, amategeko usibye no kubaho amategeko y'Imana n'abayobozi bacu b'ibihugu bitandukanye cyangwa se abaharanira uburenganzira bwa muntu, hari amategeko ahari ariko ntibitubuza gukora ibyaha. Ese byaba biterwa n'uko tutazi amateka? Urakoze cyane. Ibyaha ubundi biri mu mategeko, kandi ibyaha n'ibihugu birabihana. nta hantu, nta sosiyete idafite amategeko yiyobora. Ariko ayo mategeko ntabwo atuma abantu n'ubundi bareka ibyaha. Kubera iki? Arabibamenyesha ndetse bikarushaho no kugwira. Ikiba kibura rero ni uko abantu, umuntu wese azi icyaha. Kubera ko usibye no gusoma ijambo ry'Imana, na leta irabibabwira, igitabo cy'amategeko byanditswe gutya n'igihano cyacyo n'iki, leta irabibabwira. Ariko ibyo ngibyo aho amategeko yanditswe no mu mutima w'umuntu kuba arimo, ntabwo byamuha ubushobozi bwo kuba yareka ibyaha. Niyo mpamvu abantu bagwira cyane, ibyaha bikarushaho kugwira. Kubera iki? Amateka y'Imana ntabwo abantu bayamenya. Kandi Abisiraheli bihanangirizwaga kubyigisha n'abana babo ndetse n'abo bazabakomokaho. Ubu rero twebwe twiga amategeko gusa, bigatuma n'ubundi ibyaha birushaho kuba byinshi. Ngo ntukice, bikarangira aho ngaho. Iryo jambo ryatuma ugira ubushobozi muri wowe bwo kutica, ahubwo kumenya ngo Imana abantu bayisuzuguye bagasuzugura amategeko yayo, byagenze gute? Ayo ni amateka. Yarabishe, barapfuye, ariko kandi ni nk'aho aribo biyigisha. Kubera ko Imana yagiye ibabwira ngo uzakora iki ngiki, uwo nguwo akurwe mu iteraniro ngo aterwe amabuye. None Yesu yararaje. So nshaka mugaruke ku kamaro k'amateka. Wenda hari abari kutwumva badashingiye ku by'imyizere cyangwa se imyemere batemera Imana. Urabona no mu gihugu dufite amateka. Ni akahe kamaro k'amateka ko kuyamenya, ku buryo abantu bashishikarizwa cyangwa se twese twashishikarizwa kumenya amateka? Urumva uvuze no mu gihugu. Yego. No mu gihugu cyacu habayemo amateka mabi. Niyo mpamvu abantu batagomba no kwibagirwa. Kandi niyo mpamvu igihugu kidahwema kuyigisha abantu kugira ngo batayibagirwa, bakazasubira hahandi. Kandi umenye ko ibyabaye amategeko yarahari. Ariko aya mateka uyu munsi igihugu gihora kitwigisha kugira ngo tuyibuke, atazongera kongera kwisubiramo. Ari mu imbaraga zo kugira gute, zo gutsinda ikibi cyabaye. Niyo mpamvu n'Imana yakomeje kwihanangiriza abantu ngo mwite ku mategeko n'amateka. Urumva amategeko igihugu gishyiraho uyu munsi tuyakurikije, urumva igihugu kirayavuga. Ariko nanone ibyayakomeza nuko twakwita ku mateka yabaye hamwe n'ayo mategeko. Hanyuma amategeko akatubwira ibyaha, amateka akatubwira ibyabaye. Tukumva ko ibyo bintu byabaye, tugomba kuvuga ngo ntabwo bizongera kuba. Ariko abantu babyibagiwe burya byakongera. Ese buriya waduha nk'urugero wenda rwo muri Bibiliya cyangwa se rwo mu buzima busanzwe, umuntu waba waracunguwe n'amateka, ko yaramenya amateka bikamubera nk'igisubizo? Reka turebe yenda mu gitabo cya Yosuwa. Reka dusome igitabo cya Yosuwa, tubafashe tanze mubwire igice dusomemo. Yosuwa kadusome igice cya 24. Turaza no gusoma mu Bacamanza. Igice cya 2 turasoma umurongo w'10. Kadusome Yosuwa igice cya 24.
26 handitse ngo Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yenda ibuye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Yosuwa abwira abantu ati dore iri buye niryo muhamya riduhamiriza ibyo, kuko ryumvise amagambo y'Uwiteka yatubwiye yose. Nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe, kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Imana itugire neza cyane. Dusome mu Bacamanza, aho ngaho urabyumvishe. Ibyari bimaze kuba Yosuwa yarabyanditse, abyanditse ashyiraho n'umuhamya n'ikimenyetso, kugira ngo abantu bajye bareba, bahore babyibuka, bavuge bati uko byagenda kose ibi bizahora biduhamiriza, kugira ngo batagira badatandukana, bakibagirwa ibintu Imana yakoreye iki ubu bwoko bwari kumwe na Yosuwa. Hanyuma Abacamanza kangahe tubafashe, igice cya 2 umurongo wa 16 umurongo w'10 ni 10 haranditse ngo hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe, bakura batazi kubaha Imana, bakura batazi haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisiraheli. Ubwo mvuze abantu noneho batitaye ku mateka noneho y'Imana. Wumva ibintu imirimo, wumve ko ari amateka, urumva ari amategeko. Abakunzi b'iki kiganiro bari bagikurikiye cyangwa se bakunda gukurikira, nababwira ngo nibakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi si ubugingo gusa ahubwo akiza n'ubuzima. Ndetse nko muri iki gihe nk'iki ngiki abantu bameze nabi, barwaye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ibyo Yesu rero arabishoboye, ashoboye gukiza umubiri agakiza n'ubugingo. Nibamwakire, begukire insibye, kandi barabyumvise. Nibabyiteho rero, kandi hirya yo gupfa bazajya no mu ijuru. Icyo nababwira. No kuvuga ngo hari ibibazo nawe udukurikiye ujya wibaza, cyane cyane bijyanye no kwibuka Imana cyangwa se ku Kristo n'ivugabutumwa, ndetse na hanze bijyanye no kumenya Imana, watera comment cyangwa se ukandika ubutumwa ukabitubwira, tukakubariza cyangwa se tukagushakira ibisubizo by'ibyo bibazo wibaza, tugahuriza hamwe tukunguka kumenya Imana. Jean Baptiste ndagushimiye. Murakoze cyane. Nawe reka dufate umwanya tugushimira wadukurikiranye kugera dutangiye kugera uyu mwanya. Reka dusoreze aha ikiganiro cyacu. Turabakunda, mwari kumwe na Banamuhana Ramadan. Ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Nakagarukaho ni kuri MTN7 mu kiganiro bita Siganuza Abenge, by'umwihariko mu Bukristo n'ivugabutumwa. Iyi MTN7 ni ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Turabakunda cyane.